yego hanyuma twarimo tuganira ku bigendanye n'iyi mikino nyine y'igikombe cy'isi yo gushaka itike y'igikombe cy'isi. Axel bakongomani nyuma yo gukuramo ikipe y'igihugu ya Super Eagles bo babifashe nk'ibirori nubwo batarabona itike. Noneho nyine baravuga bati kuki babyina mbere y'umuziki, ariko se twagita kubyina mbere y'umuziki cyangwa byari bikwiriye ko bishimira ko bagiye kujya muri Intercontinental Playoffs? Ya ngira ngo nabyo ni ikintu cyiza cya motivation cyo kubaha mu by'ukuri akazi aba bavandimwe bakoze ko guhigika ibi bigugu bibiri, kuko ugiye kureba ama ekipe Congo yatsinze ni ama ekipe akomeye ku mugabane wa Afrika, yizina ku mugabane wa Afrika, izina rikomeye, afite ibikombe umwami yasategetse bya Afrika mu by'ukuri bikomeye. Gutegura rero uyu muhango kugira ngo n'abafana bongere bisanzure babone ekipe yabo bayimotive, bakabitegura kuri stade yabo y'igihugu, Stade Martyr de la Pentecôte iri Kinshasa nk'uko bayita. Ni stade imwe mu stade manini ku mugabane Afrika. umwami yasategetse mbega amahoro yakuzurisi, umwami yasategetse. Reka kuko stade ya Martyr yakira abantu 80,000. Ni stade rero aba bafana abantu barabyibuka neza cyane ubwo Senegal yabatsindaga ibyahabereye. Byari mu rwego rero rwo kongera kwiyunga n'abafana, niko nabivuga, bagaprofita nyine kuri iyi tiki bajyana muri barrage, bakongera bakiyunga n'abafana nyuma yo kubabaza batsindwa na Senegal. Murabyibuka bavunagura intebe bakazikura bakazikumbita, ko ndibuka turi Kinshasa muri 2000 na AS Kigali ijya gukina DSMP, byari 2010 mbere ya covid ho gato, I think, cyangwa muri 2020 ahubwo aho ngaho. Ndibuka ko iriya stade ntago FIFA yari yakayemeye, kubera ko ntago ari homologue na FIFA, ntago yari yemewe kubera ko hari ibintu bitari byakavugururwa. Mu byo babasabaga rero, babasabaga nuko stade yose bayishyiramo intebe. Twasanga igice kimwe ari bisima nk'uko kera nko ku Mahoro byari bimeze, ugasanga agace kamwe nda k'icyubahiro no harimo intebe, ahandi ni ibisima bicaraho. N'icyo gihe niko bari bimeze, bakabasaba kuvugura vestiaire yo bari barayirangije, bafite vestiaire imeze nk'iya Real teye ubwoba. Urumva rero harasigaye kongera kuvugurura nyine noneho aho abantu bicara nyine amasitsi cyangwa se abantu bicara muri stade. So baje kubikora rero stade yose nyine nkuko babasabye bayishyiramo intebe. Izo ntebe rero kuri match ya Senegal murabibuka abantu bazikura bakajya bazitera mu kibuga, induru zikavuga. Ngira ngo rero ni geste nziza mu by'ukuri iza guherekeza n'iyi Congo kugera muri barrage. Hanyuma ibya miliyoni ngo bagombaga guhabwa, mwarabonye ko baje kubivuguruza. Yego baje kubivuguruza, baravuga bataye amafaranga, ni ibihuha byasohotse ku mbuga nkoranyambaga. Federation y'umupira w'amaguru muri Congo irabivuguruza, baravuga ati ibyo bintu nta bihari, ariko wenda basanga barabikoze ari amayeri yabo kugira ngo bakebure n'abayobozi, wenda nibaramuka banakomeje nako guhembaza musiki bazakabaye. Ko itangazo ryasohotse rivuga yuko niba katisha tike bakagenda nyine bakabona tike y'igikombe cy'isi, ntabwo byari kujya muri izi barrage, ahubwo ko ari kubona tike nyine ya burundu bemera kujya mu gikombe cy'isi, ariko ngo bazahabwa iriya miliyoni. Ariko baza kubinyomoza nyuma, baravuga bati ibyo ntibiriho, ariko ubwo wenda nibishime nyine ababosi babo wenda bazayaba. Kuko nabonye ubwo bari muri vestiaire bamaze gutsinda ikipe y'igihugu ya Nigeria, Super Eagles, umukuru w'igihugu yavuganye n'uhagarariye ikipe y'igihugu ya Congo, team manager ndetse n'abayobozi ba federation bari kuri telefone, asaba ko yavuga n'umutoza Desablé. Bari kureshya cyane uyu mugabo Sébastien Desablé. Congo yatwaye ubwo yaramaze kuva gutoza ikipe y'igihugu ya Uganda kuri NC muri buka match iyo muri CAN. Uganda itsinda igitego kimwe ku busa bwa Congo, igitego cy'akadu
William unayemvuze William yashize yari ekipi ifite abakinnyi beza baba pro ariko ukabona organisation biragoye. Umugabo nka Desabre ushobora kumara amezi 6 adahembwa ariko akavuga ati ngenzi ko amafaranga yanjye nzayahabwa nta kibazo mfite, akavuga ko agomba gutegura ekipe. Kimwe mu bindi bintu afite nka karite iremereye, abakongomani mu buyobozi bwa federation no muri ministeri ya sport shaka bakinana kwitanga, kuko nazo mbona abaturage muri Nigeria bavuga yuko Kongo atari n'abakinnyi beza ubwo ari ishyaka n'umutoza mwiza mu kumenya uburyo ategura ekipe ye, kuko uburyo batunguwe no kubona ba Charles Piquer nginda bava muri ekipe ibanzamo bari babanjemo kuri za Cameroon, akazana groupe ya Ngaraeri Makauno wa Sadiki na experience ya Samuel Mutusami kubura Theo Bongo Ndaxer, ariko akavuga ati mishakiri ya nubwo match ya mbere atayikina ariko reka muzane uburyo ajya turuna match ya Nigeria kura kumukonvenka kumumotiva nicyo gisaba. Nuvuga ngo urabizi ko yaje muri 22 icyo gihe ni assets cyangwa se imitungo itimukanwa birimo ubutaka ndetse yewe n'inzu navuga ko ari nka vira bamutegura kuzamuha amana amafaranga bakazamura ko bageze ku 85 by'amadolari azajya ahembwa kugira ngo azagumane n'ikipe ya Kongo. Nibaza ko nawe ubwo aramutse agera mu gikombe cy'isi n'ibyo byose bamwemere bakaza kubimuha n'ibyo birarane bikaza kuvamo muri rusange uno mugabo bishobora kuza kurangira agumye hariya Kinshasa, kuko nkuko Nepo yavugaga amaze gukora projet mu myaka 3 yo guhindura isura y'ikipe ya Kongo, uburyo bw'imikinire ndetse yewe niko kuntu ko gukomveka no kuzana abandi bakiri, kuko ari andi mazina menshi arimo aravuga ko ikipe ya Kongo niramuka ibonye itike n'ubundi bazahindura ubwene gihugu bagafata ubwa Kongo nkuko ababande twemo tuvuga ba Bisaka bagiye babigenza. Urakoze cyane. Ntabwo twajya mu isaha ya kabiri tutavuze kuri Haaland Axel, ufite imibare iremereye cyane. Haaland amaze gutsinda ibitego 32 mu mikino 20 mu marushanwa yose. Haaland amaze gutsinda ibitego 16 mu mikino 8 yo gushaka itike kujya mu gikombe cy'isi banabonye. Haaland kandi nyuma y'imyaka 28 niwe ugize uruhare mu kuzana iyi Norvège mu gikombe cy'isi. Haaland amaze gutsinda ibitego 55 mu mikino 48 ku gihugu cye. Ya ngira ngo Haaland ameze neza, imikino ibitego 55 mu mikino 48 niwe utsinze ibitego byinshi mu mikino mikeya. Urebye Mbappe yatsinze 55 mu mikino 94, Haaland gusa abikoze mu mikino 48. Kuvuga ngo afite umuvuduko uteye ubwoba. Ubwo rero bakoze amateka twagiye tubigaruka kongera kugarura Norvège mu mikino y'igikombe cy'isi nyuma muri 98. Norvège ari komeye cyane 98 ko iki cyabere mu Faransa bari mu itsinda rimwe na Brazil baranayitsinze, ko match 3 bakinnye mu itsinda bari kumwe na Ecosse, Scotland na Maroc baranganya, bageze kuri Brazil bayitsinda 2-1. Bari bafite umwata ukomeye cyane twa Andre Torreflo yakinyira muri Chelsea ndabyibuka muri za 98-99 yari muri Chelsea, mwataka muremure ufite nka metero na 95, abitwa Bartikar barabafashije cyane. Yari Norvège ikomeye rero, ngira ngo rero abanyanorvège barongeye barishimiye cyane nyuma y'imyaka myinshi cyane. Ubwo hashize ngahe mugara 98 imyaka 27 urumva baza mu gikombe cy'isi ari imyaka 28 inshuro ya kane ubitabira igikombe cy'isi. Urumva edition, urumva ibikombe by'isi biciyemo ni byinshi, ni ibikombe by'isi biri abagabo ariko bisa nkaho bibafata igihe. Icya mbere bitabiriye cyari cyo muri 38 1938 mu Bufaransa, bongera kujyayo 94 muri USA, bongera kujyayo 98 mu Bufaransa, basubiyeyo nanone kiri bukinirwe muri USA cyane. Katujya gusa tuyama cyane aribana nayo mu Rwanda, harimo amayikipe yanyu champion igiye kugaruka muri rusange n'ibindi byinshi ariko reka tubanze tubwire yuko polisi y'igihugu, polisi y'u Rwanda iramenyesha abasore n'inkumi biyandikishije basaba kwinjira muri polisi ku rwego rw'abapolisi bato, ibyo bita basic police course, ko ibizamini bizakorwa guhera tariki ya 17 Ugushyingo. Ubwo ntibyatangiye se ahubwo ejo byatangiye ejo, hari tariki 17, ubwo n'uyu munsi biraba gutyo. Amatariki y'ibizamini muri buri karere naho bizabira biboneka ku rubuga rwa polisi arirwo wa3.police.gov.rw no ku mbuga nkoranyambaga. Tuributsa abazaza gukora ibizamini ko bagomba kuza bitwaje indangamuntu, fotokopi ya diplome cyangwa urupapuro rugaragaza amanota bagize mu bizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye bita result slip.
Ibizamini bizajya bitangira saa 2 za mu gitondo. Ku bindi bisobanuro muhamagara nimero ngiye kubabwira abifuza ko abapolisi banatoranyirwa nyine mugiye gukora ibizamini 0782311526 na 0788311785. Ubwo rero akaba ari Afande Jacques Burora, Assistant Commissioner of Police ACP, komiseri ushinzwe abakozi muri polisi y'igihugu. Ego akse. Sana kuntu rwose Afande namuhoranye. Nawe Afande wacu nawe dukunda yazagira gutya akigaragaza. Tukazajya tubona imitwe ya gipolisi icakirana ihura tukabona nka za tubayeruka muri imikino ya puko, ariko polisi ngira ngo igira iyo mikino. Ya mikino ya puko niyo mperuka imikino ya gipolisi ngiye hagati yabo bajya bayigira aho mu karere yaje. Hari igihe hari umuntu wo muri polisi amwe atari ko meze bite ko ino ndavuga ati iyo mikino yose umutaya mutubwira ko batayitubwira ngo tuyivuge nabo bayishyiremo imbaraga. Abashyiramo bacu bo muri department ya communication muri polisi bagiye batubwira uko bimeze, ari inshuti zacu. Ya mikino yapfa ariko yagarutse i Kigali, y'umwihariko akaba n'abaturanyi yagarutse i Kigali. wayigiremo ibihe byiza se? Byari sawa. uko bimeze. Hanyuma akabaruko rero nyine byifashe. Hanyuma Action College yes nabo tuba turi kumwe Action College, ariko siko ntarenze kuri Publicity Action College mu makuru ibamo. Ntiwari ukuntu nari maze iminsi ntareba amakuru akenshi Rwanda akenshi isaha y'amakuru ngo ndi gutegura ikiganiro ntabwo nkunze Action College ntabwo nkunze kuyabona neza. Makuru televiziyo Rwanda ajya nayo wowe mbere mnyumvisha harimo publicity wisararanga cyane cyane ngiye mvuga mfasha uze gukurikira amakuru uraza kureba. Ubwo nawe mbese nkubona ko udakurikira amakuru ya televiziyo neza, kurikira radiyo Rwanda. akenshi aba turi gutegura ikiganiro ese kudakurikira kundi kagaragu ukuntu azunguza umutwe. Hanyuma rero ubwo iyo bayategura abahari niyo mpamvu batakurikira ngo bazi ibyo baza kuvuga abari muri newsroom. Hanyuma rero Action College turi kumwe n'ibyo kabisa. Abantu bariho bashaka mu byo gukora amasertifika agiye atandukanye y'indimi, amasertifika za sertifika nka LTS, amasertifika nka Duolingo, sertifika z'abiga ururimi rw'Ikidage bayita Gowete, sertifika biga ururimi rw'Igishinwa bita HCK, n'izindi nyinshi cyane. Muri Action College rwose murajya kwiga indimi, babaha izi sertifika mpuzamahanga kugira ngo nimujya no gushakishiriza cyangwa se no gukomeza amashuri muri ibi bihugu muzagende muri intyoza muri izi ndimi. Ubwo rero nicyo umuntu ababwira, ariko hari n'imyuga mishya n'amasomo mashya n'amasomo arimo nk'ubwubatsi construction, gusudira welding, multimedia, ibijyanye no gutunganya amashusho, amafoto agiye atandukanye, gukora za graphique n'ibindi. Ni muze mwige multimedia muri Action College, software development n'ibindi. Hanyuma ariko akarusho agahebuza byose muri Action College nuko iyo urangije baguha certificate ya Rwanda TVET Board, ni ikigo cy'igihugu gishinzwe ibijyanye n'ubumenyi ngiro ndetse n'imyuga. Ubwo rero ni muhamagare kuri 0788 ni Action College. Hanyuma tubwire ko turi kumwe n'igihugu cy'u Rwanda cy'ibimenyetso bya gihanga bikoreshwa mu bya gihanga bya gihanga bya gihanga ntabwo ari bya gihanga ngo narishyiremo hari ubwo ni isakurihe ikigo cy'u Rwanda cy'ibimenyetso bya gihanga bikoreshwa mu butabera ni RFI, gikomeje rero gushishikariza abanyarwanda gukoresha serivisi zacyo mu kubona ubutabera bunoze. Zimwe muri zo serivisi gitanga ikaba harimo uturemangingo ndangasano cyangwa se ADN, gupima ibinyabutabire n'ibiyobyabwenge, gupima uburozi n'ibindi bihumanya byatera urupfu, gupima inyandiko zigibwaho impaka, gusuzuma imikono cyangwa se signature, gusuzuma umwimerere w'impushya zo gutwara ibinyabiziga ku bafite impushya ziva mu mahanga, gupima icyishe umuntu, gupima abakomeretse hagamijwe kumenya ingano y'ububabare n'ubumuga yatewe n'impanuka cyangwa se gukubitwa, gupima
za mikorobe, gupima ibimenyetso by'ibyaha byakorewe ku ikoranabuhanga, gupima imbunda n'amasasu, gupima umwimerere w'amajwi n'amashusho hagamijwe kumenya uwakoze icyaha muri rusange ndetse n'ibindi bitandukanye. RFI kandi ikomeje ubukangurambaga bwiswe sobanukirwa RFI bugamije gusobanurira abayobozi n'abaturage izi serivisi bukazagera mu gihugu hose. Muke bindi bisobanuro murahamagara kuri telefoni ya 46 36 ni telefoni itishyurwa, cyangwa se mubandikire kuri WhatsApp ni 0782320930 cyangwa se kuri email yabo ni info@rfi.gov.rw ama mubashe kumenya rero ibirebana n'izi serivisi zose batanga. Yes, bwo Yes, ari nako tubwira abantu ko dusoza umugabo gushize bamutumye ahangaha ba Bibio. Mugabo uyoboye icyo kigo aravuze ati rwose njya mbakurikirana abahungu mu rubuga rw'imikino wa Fande Lieutenant Kano Dr Charles Karangwa retired rwose nayo tumustashya cyane ari muri RFI. Muri iki gihe rero imvura ari nyinshi, mu ntangiriro y'imvura y'umuhindo tuva mu zuba ry'impeshyi, imvura ibirimo inkuba nyinshi bitewe n'impinduka ziba mu kirere. Muri iki gihe rero icyambere ugomba kwihutira kugama mu nzira hafi aho uve byihuse mu mazi. Cya kabiri irinde kugama munsi y'ibiti, icyo kirazira. Wikoresha telefone igihe imvura ari nyinshi nk'iyo. Ikindi kirazira kureka amazi cyangwa gukora indi mirimo hanze mu mvura nk'iyo. Icyanyuma ari nacyo gikomeye abantu bakunda gukerensa, comokora ibyuma byose bikoresha amashanyarazi. Hanyuma muri ya mikino ya polisi hari umuntu umbwiye kuko nabwiye ariko ntabona information neza barakina. By'umwihariko muri football ikipe ya Gishari niyo ikaze agurikiraho SIF cyangwa se Special Intervention Force. Niyo makipe navuga ko akomeye. Polisi nayo iragira imikino ahubwo bagomba gushyira imbaraga mu buryo bwo kwimenyekanisha ndetse bakaba batumana n'abanyarwanda muri rusange rugangura iyo mikino abantu bayimenya, kuko niba tuvuga ya gisirikare ndetse na polisi nayo abantu bagomba kuza kumenya iyo mikino, cyane cyane ko nkuko yavugaga imikino ya YAPCO cyangwa se ihuza imikino y'igipolisi cyo muri Afurika hagati ndetse n'uburasirazuba, abanyarwanda cyagibera hano mu Rwanda abantu baragibuka neza ko witwa Danindi Kumana ni nabwo yavuyemo avugisha amakipe hano i Kigali, bamwe ngo bamuraririye abandi bakubitana agapapu akajya mu kipe y'epera nubwo bitaje gukunda. Ubwo polisi nayo barabyumva hano hakurya Kacyiru bashyira imbaraga cyane cyane mu kumenyekanisha ndetse no kutubwira gahunda z'iyo mikino nayo tujye tuyibwira abanyarwanda mu rubuga rw'imikino nk'uko n'imikino y'ingabo, cyane cyane ko hari igihe cyagezeho nyirango Rugangura wabonaga abari abantu bari mu muhanda bagenda buri muntu wese ukajya ubona arashaka kunyanyagira, bashaka kwiruka, ariko urabona ko ujya ubona twa video tunyuraho. Ejo narako nabonye hari umuntu witenetse kuri pandagare bakora imodoka icaho abana bakazamuka, uretse ko nabonaga ari mukuru. Abantu bavuga ati u Rwanda ni rwiza kugenda aho umuntu nubwo biratari byiza, bira byo kugenda witenetse ku modoka yaba abanyonzi gufata kuri ya makamyo n'iki birabishobora guteza impanuka, ariko warabonye bavuze ko u Rwanda ari rwiza kuba umuntu asigaye ubundi pandagare abantu barayitiye ko bazi ko uburyo umuntu yagenda ariko ukabona umuntu noneho yagiye yitendetse, usanga abantu barayibonaga bakiruka. So urumva rero ni byiza ko no mikino ituma abo bantu tw'abasivile twisanga muri izi nzego z'umutekano zitandukanye binyuze muri no mikino yabo. Yes, ngaye ngoko rero. Hanyuma ikipe y'igihugu y'abatanye imyaka 17 iri muri Ethiopia abantu ntibaze kuyirengagiza. Ubwo biranaduhesha no kuvuga ku ikipe y'igihugu nkuru kuko ku munsi w'ejo ntago twayigarutseho n'abagenzi bacu ntibayigarutseho, hakaba ntago bazi yuko yarakinnye ikipe y'igihugu Amavubi y'abaroko cyangwa se bakina hano imbere mu gihugu, ariko abatoye bari muri Ethiopia umukino wa mbere barakwiswa Axel bari muri umukino wa kabiri. Bari kwitegura umukino wa kabiri. Umukino wa mbere abantu barabyuka neza cyane ko batsinzwe na ikipe ya Ethiopia iri mu rugo birumvikana ibitego 2-0. Bari gutegura umukino wa kabiri bazakinamo na Kenya ku munsi wo kuwa gatanu. Ubwo rero nakazi gakomeye cyane mu by'ukuri ku ruhande rwa Coach Sostene n'umuvandimwe Alain Kirasa bari kumwe muri ikipe. Twagiye tubikomozaho, ndibuka ko ibyo bintu rwose narabivuze. Ndavuga ni ikipe iragiye yegwa n'ibyo, ariko aba batoza bayijyanye nabo nta kundi babigenza. Navuga ko ariko ibihe byari bimeze, ndavuga nti nabatoza dusanzwe tuzi cyane mu cyiciro cya mbere, mu makipe mu cyiciro cya mbere, kugira umwanya mu by'ukuri wo gukurikirana abana
mu marushanwa agiye atandukanye aho bakina hirya no hino ni ibintu bigoye no guhuza amakuru ni ibintu biba bigoye ko muri aya marushanwa hari inzego ziba zigomba gukorana ngo uhereye mu bashinzwe development muri federation mu ma equipe y'abana bikazamuka bigaca muri direction technique nationale hariya kwa Gerard Boucher bikazazamuka hakabaho uko gusangira ayo makuru hakabaho ko izo data zose baba zifite ibyo byose rero kugira ngo bihuzwe mu gihe gito nk'uko bigenda usanga bigoye ibyo bikaza kurangira rero mu by'ukuri habayeho n'umusaruro utari mwiza nta cyantunguye cyane nta n'ikizantungura mu bizavamo muri iyi mikino abana batanije imyaka 17 ahubwo twakuramo irihe somo ubugende icyo natangiye gutekereza twakuramo irihe somo kugira ngo mbyibuze mu gihe kiri imbere tuzabe noneho dutangira kwitwara neza nk'uko abo baturanyi bari mu majyaruguru yacu bari kubigenza no mu gikombe cy'isi bari guhana so nuvuga ngo muri abagande kubita umuhisi n'umugenzi umusajya kuba bubi bahereye ku Mufaransa murasa kimwe bagiye muri knockout Senegal abwira ati mumaze igihe mwaregarira umugabane wa Afurika mu mupira w'amaguru mu bice byose cyane cyane bakiri batoya abo ati reka bakube Kikonde kimwe ku busa bakomeje muri kimwe ariko abagande dukwiye kuzabaganda bazakina na Burkina Faso abagande usibiye ngira ngo n'abana cyambabaje nuko na equipe yose muri Afrika azahura muri kimwe cy'umunani yose asigayemo azahura ubundi yarenze amatsinda ari amakipe 9 so urumva ikintu cyo nkuko nabwo na Nepo narakomerezaho ibwo icyo kwigiraho ubu twe turi gushaka itike y'igikombe cya Afurika Uganda nayo iri kugishaka yabateye imyaka 17 nayo iriyo ibaze inuvuga ngo iri gukina Sekafa yabateye imyaka 17 igakina n'igikombe cy'isi yabateye imyaka nuvuga ngo ifite amakipe abiri urumva ubwo nuvuga ngo n'abakinnyi nuvuga ngo abari muri Ethiopia nagaro bari bakuyemo Senegal kandi bagire bari muri Qatar hari ikipe iri muri Qatar kandi ubwo wibuka ko ibyo se biremewe cyane kuko Vanessa ufite squad nyine wowe rega nuvuga ngo ugomba kuba ufite squad nuvuga ngo erega ukuntu bemeze abangaba bari gukina igikombe cya Qatar nuvuga ngo itegeko ukuntu rero rimeze nuvuga ngo batangiye bigomba guhura n'igihe igikombe kizabera aribwo bari kuzuza iyo myaka biri kumvikana nuvuga ngo aba bana babonye itike kuzakina cya gikombe cya Qatar urumva batangiye bafite za 15 ni itegeko niko bimeze barapima ku buryo igikombe nyirizina kizajye kuba aribwo bari kuzuza 17 iyo myaka uyifite yego so uri kumva baba byarateguwe so urumva ko hano rero abari muri Sekafa ugomba kuba imyaka 16 kubera ko igikombe kizaba umwaka utaha kugira ngo kizajye kuba ufite imyaka 17 kumva ko bafite amakipe abiri ibyo bikwereka ko baba barateguye amane tuza ku ikipe yacu y'igihugu nko Rugango rivugaga isomo ryo kuza kwiga icyambere nuvuga ngo ubundi iyo bigeze ku makipe y'ibihugu abatoza baba abaselectionnaire nuvuga ngo uhitamo abeza injonjore hanyuma ukazihuriza hamwe mu gihe gitoya ugategura equipe ariko iyo biri ku maanda cyangwa se ku batareje imyaka ntabwo nuvuga ngo wowe ubundi ntabwo ari ukuvuga ngo ni igihe cyo guhuriza hamwe abeza gusa ahubwo ni uvuga ngo ugomba kuba warafashe abo beza waragiye ubakurikirana kubera ko iyo bakiri muri busi bataje imyaka 17 habakira ibintu byo kuza gukosora umukinnyi hari igihe ushobora kuba wamukosoramo ku myaka 17 umukinnyi ashobora kuba yararimo arakina nka kabiri akazajya muri senior team cyangwa se mu ikipe nkuru waramaze kumuhindurira umwanya waramugaruye muri mediane kuko ibyo byose biba bigishoboka ku bataje imyaka 17 kuko abari abakinnyi bafite imyaka 15 16 harimo n'abafite imyaka 14 so ikintu gihari rero abatoza bawe no equipe uvuga ngo ubundi wakabaye hariho umutaje imyaka 17 umutozi uhoraho ushinzwe icyo cyiciro we muri ya marushanwa y'abateye imyaka 17 uzajya ukurikirana akabasha no guhuza amakuru kuri urabizi ko Ferwafa ifite abantu bagiye bayihagarariye mu ntara umuzungu nawe umuvandimwe Gerard Boucher nawe hari ukuntu tugenda tukavuga abantu tukavuga abashinzwe competition tukavuga ibiki bayoboza abantu akabarasaho imizinga ariko umuzungu nawe wo muri direction technique Gerard Boucher mu myaka ibiri amaze ndonda reba ikintu rwose navuga ntigifatika maze kugera nkumva ntago ndiho nkibona neza icyo ngeneye nabonye nubwo nawe yagomba gusunika nk'umutekinisiye ari igihe yajyaga no kuganira n'abantu akaba atatinya kubikubwira wenda ko ibyakozwe atigeze abigishwaho inama
nawe yari nk'umuntu w'umufigira cyangwa se ni ukugira ngo umwanya ubishyiremo umuntu kuzuza imyanya Paul kuzuza imyanya gusa gushyira umuntu mu mwanya kugira ngo ukinge abantu ibikarito mu maso ko umuntu ahari reka mbabwize ukuri ubundi shite y'ikipe y'igihugu runaka na success y'ikipe y'igihugu runaka directeur technique niyo muntu wa mbere uhabwa indabo uzanarebe n'ibi bihugu byadutanze kubaka umupira icyo gice kirarebwa mu ikipe y'igihugu y'Abadage Mannschaft ahantu hambere mu izimira ry'ikipe y'igihugu yabo bahise bareba ni kuri ba Oliver Bierhoff bari technical director nibyo bari kurebaho ku bataliyano ubundi dufite uwo muntu ashobora kuzana igitekerezo gikorana n'abatekinisi ibintu bikagenda neza ariko uzarebe twebwe uzamubona perezida wa federasiyo Fabrice ari kuganira na ekipe agiye kuyiha ubutumwa bugenda n'amabomba ari hafi aho ukibaza bari mu zihe nshingano ese bikorwa bite ikikubwira ko iki kintu kidakorwa mu buryo bwa nyabwo kandi directeur technique nawe atunganira nk'umuntu wagakwiye kuba hari reba nka selection y'aba bana turabizi yuko akademi ya APR nugwamagara wenda afande katibitati ufite abaye bakini ari noranywa bawe beza nabaye muri babatoza batazi uburyo bazamuwe badafite n'inyunganizi wenda yababatoza ngo uvuge ngo Didier Bizimana arimo we na ngabo bari mu batoye wenda umutoza agasojya kwa yabo bakinnyi wenda nabwo ntigeze abaho imikoranire ufashe umutoza nka Kirasa wiberaga muri Gorira na Sostene utari ufite akazi wenda ukakamuha kugira ngo agakore kuko wenda nta kandi afite ko ari umushomeri urakoze uramushimira ni nko kumwitura wenda n'umushomeri ushobora kuba wenda yakomanza ashaka akazi umva uburyo batoza iyi ekipe dore ikibazo rero cyiza muri iyi kipe yagiye baselekisiona hajemo n'ibibazo hari n'abantu banagwamagara bati umukinnyi wanjye selekisiyo ya mbere ayigaragayemo ati birangiriye nyuma atayigaragayemo bavuze yuko icyuma cyabafasha ari 6 batatu basubiramo abandi bo ntibasubiramo umve uburyo abaza ibigendanye na claim nicyo kintu nge nsaba ibi bintu bituruka kuki mu kanya mugaragara arimo avuga ngo amarushanwa nta yariho uzumva ya ekipe y'Intare nibo bafite competition y'ikiciro cya kabiri ariko se bari umuntu babo bategurwa nka federation ari cyo bakoze wenda nizo za Gasogezi bafite nizo ekipe zindi akademi za Kiyovu ubashyiriraho competition kugira ngo abo bana banategurwe nitujya guhamagara ikipe y'abato babe bahari kuko murabyibuka kubayoboraga federation muri manda ishize ba Munyentwari na bagenzi be ekipe niyitabiraga murabyibuka kubera iki bararebaga bakavuga bati tutabeshyanye aba bakinnyi turi guhabwa ko barengeje n'imyaka wenda aba baduhaba baratubeshya imyaka aba bakinnyi nibamara kubona qualification wenda y'igikombe cya Afrika twajya kugikina tugasanga 99% babandi niba byemerewe kubera ko bakuze bakareba bagasanga nta gisobanuro wazatanga ko ekipe yabonye qualification nta mukinnyi n'umwe wagiye mu irushanwa kuri cya kintu bavugaga ngo hari imyaka biba bigusa cyane bikarangira babyihoreye nicyo kintu cyo gukoraho ibintu bihabwa umurongo ko nepo ko nabonye gende naribajije ibintu bibiri ni ikibazo cy'abatoza babonye igihe gito wenda cyo gutoza aba bana ni ikibazo cy'uburyo babaye selection batoranyijwe cyangwa se ni ikibazo ubwo cyumenye noneho bw'ibanze bw'aba bana kuko kuri match ya Ethiopia mana we nta passe 3 gufunga umupira umurakubura amaso agapasa mugenzi we ntabyo ni ikintu gusa ni igipira uri kubona uburyo umuntu yubaka umupira uburyo bategura kuva inyuma uburyo bakora amakombinezo nyine urabona hari n'ikintu cya basics cyangwa se cyumenye bw'ibanze bubura aha kuri icyo uvuga muzasure cyangwa zakore sondage kuri aya masantere de formation aba batoza baba batoza ni umuntu utagiraga ibyangombwa haboneka amahirwe yo kwiga gukorera lisansi D imwe yo gutangiraho akahita ajyayo uwo niwe uri gutoza abakinnyi uzashaka ko nibagera mu maboko y'abatoza bari mu ikipe y'igihugu bazababyaza umusaruro urajya noneho muri bya bindi uvuga ngo aba bana ninde wabaselection ni bande biragoye mwabonye ko reka ngo urugero rihita bikwereka ko ubushobozi bw'aba batoza muri fondation bitanoroshye njye narebye iyi under 19 muri ya marushanwa yabagaho uziko nka ekipe agera muri kimwe cya kabiri kubera revo y'abatoza babagejejeyo batizeye niba ari ekipe nka Musanze yita itereta umutoza wungirije muri ekipe nkuru ngo genda ubunganire niba ari muri Gasogi bashaka gufatana nk'umutoza nka Sashati genda uhita umwunganira niba ari muri Gorira bagashaka umutoza mukuru akajya kubunganira kubera ko barabizi ko ubushobozi bw'aba batoza hasi n'urwego rwabo abatoza bafite ino ekipe ibyo rugango ravugaga
urazana tagitike nyine z'abantu bamaze kujya kuri elite mu gihe ni ukuvuga ngo muri za lisansi wibuke ko izo lisansi ziriya lisansi bafite hari abatoza bafite lisansi zo gutoza abakiri bato cyane abo rero bagomba kujyana muri abo ngabo nibo babivangira. none wowe urashaka kuzana ni ukuvuga ngo izo tagitike ushyira kuri ba bakinnyi bamaze kuba produit fini ugashaka kuzizana ku bakiri bato niho rero umwana kuko wamufashe mu gihe gito ibyo bimugora kubyumva yajya muri kompetisiyo noneho agapanika. Ruvuga ngo rebuka koca Spitreri atangira kwigisha abantu uburyo bayobora umupira uburyo controle passe mu Mavubi makuru barazatroneho koca Spitreri akoza amahano ariko yari yabibonye ko abantu hari ibintu barimo barabura nta basics bafite. Igisobanuro cy'ibyo turi kubona urakoze cyane koca Spitreri aranavuga bishoboka bita ko umuntu ajya mu ikipe y'igihugu senior atashobora gufunga umupira ngo abure amaso controle passe ubumenyi bw'ibanze bipfira rero aho hasi mu mizi Ruvuyanga rero grassroots. ubwo ikintu cyo kwigiraho kuko iyo wiga ureba nibura ku bateye imbere Uganda twavuze ibintu byose bamaze kugeraho ariko twagiye mu rugendo shuri nk'uko Rwanda Premier League yagiye Dar es Salaam ntabwo twagiyeyo Gerard Boucher directeur technique nubwo uri umufaransa ajya Bugande kuko abagande batsinze ubufaransa bwawe nepo cyane abagande bakubise ubufaransa bw'iwanyu kora urugendo shuri tegure team mugende mumanuke mujye Kampala urumva mujye Mengo mugende muganire n'abayobozi babereka uburyo bategura amarushanwa y'abana mugire mu buryo bw'imikoranire nagira nkubwire abavandimwe se ikintu cyafashije Uganda iyi ni politiki y'abakiri bato bayitangiye mu mwaka wa 2010 yateguwe hagati y'umwaka wa 2008 na 2009 itangira gushyirwa mu ngiro 2010 bayimaze imyaka 15 hanyuma Uganda buriya igira nuvuga ngo federation y'imikino y'abakiri bato ikora ariko munsi ya ya FUFA yitwa UYFA nuvuga ngo ni federation y'abakiri bato mu gihugu cya Uganda. Hanyuma Uganda igira amarushanwa y'abakiri bato uhereye ku myaka 13 urukumva hanyuma akademi zose zikorera ku butaka bwa Uganda zitwa ko zitoza abakiri bato urabona nkuko amakipe yajya gutangira championnat habwa club licensing uvuga ngo akademi yose yitwa kwikora igomba kuba ifite lisansi ya FUFA. Iyo uhabwa lisansi ushyirirwaho n'ibyo ugomba gukora kugira ngo uhabwe lisansi ugomba kuba wujuje hanyuma nta akademi igomba kubaho idafite umutoza ufite nibura lisansi se mu bakiri batoya yo gutoza abakiri batoya urukumva uvuga ngo izo exigence zose zituma ubona izo mpapuro hanyuma umwana nuvuga ngo bagira amarushanwa ahera mu bakiri batoya bahuriza hamwe n'ubundi na niyo federation yo mu mashuri guhera muri primaire umwana ahabwa iyo nakwita nka ID yiwe cyangwa se identification yiwe iyo nimero yiwe nuvuga ngo bagenda bandika nuvuga ngo afite nimero ikimuranga kiwe guhera muri primaire icyo kimuranga kiwe nuvuga ngo hari uburyo bwa systeme bashyira amavuga ngo umwana yiga mu wa kabiri yakiniye imikino runaka yatsinze ibitego runaka n'ibiki none iyo mibare yose uragenda ukayizamuka ukavana muri primaire ukagera muri secondaire ukazagera kuri cya ciciro cy'abateye imyaka 13 abateye imyaka 15 17 abateye imyaka 20 ku buryo noneho wa mutozo uzagufata kuri abateye imyaka 17 abafite data zawe ajyamo akanikamo amazina gusa muri iyo systeme akanika nkuru nziza Emmanuel akatareba guhera muri primaire mu mwaka wa mbere kuri ndugera mu wa gatandatu kugera muri secondaire muri yarushanwa y'abateye imyaka 13 15 aho wanyuze hose wakiri imikino ingana iki watsinze ibitego runga wakiri iminota ingahe wakinaga kuhe mwanya ku buryo noneho we yajya kugufata kuri ya myaka 17 miniz ariko ndabona match ya APR bayihinduye match ya Mukandagira barayihinduye na Musanze icyo bise ngo ni rescheduled cyangwa se yego guhindura nyine uko byaremeza kuri gahunda ya mbere APR nizakira Musanze kuwa kabiri saa 12 kuri Kigali Musanze ndayibonye ntimbonye ose none se Musanze hari baruwa ya Musanze hari reka ngenda some ibyo Rwanda Premier League itangaje shize hanze rwose kuwa kabiri 25 saa 12 kuri Kigali ariko yakira oya ni Marine aho ni APR na Marine niyo match nayo ntangiye kwisharinga ni Marine ni cyakirarane abanyamusanze bambabare nari nsomye nabi rwose ni ikirarane nicyo batangaje igihe kizazana hano naho match ya Musanze yigumiyeho wamubise Rugangura ari mu bantu bari babajwe no kuba match Kigali
izi kipe zo perezida Richard rwose arimo Nsengiyumva arimo aritegura APR cyane. izi match zo mu ntara rega izi match z'amakipe akomeye bagomba kumanuka akajya mu ntara ni n'umwanya mwiza w'abaturage wo kugira ngo bihere ijisho ya makipe rega ari nk'igihe nk'umuntu ubuse reka nkwereka ari nk'umuntu ubufana nka Musanze uri mu murenge wa Kabatwa hejuru hariya hasi ya Karisimbi ku Kirunga uba wumva ikipe ya APR wenda nayikunda cyangwa ya Rayon cyangwa n'andi makipe akomeye abyumva gusa nko kuri radio udashobora kumutungura ngo mubwire uti Ruboneka uramuzi ngo abe yamumenya ariko byibuza akavuga ati nubwo ndi Kabatwa ahangaha za Nyabihu ariko byibuze match abereye Musanze reka nteganya gatike zamanuke njye kureba match. N'abanyamupira baba bakeneye guhindura umwuka wo kiriya kirere bakeneye kugihumekaho gakeya urumva kariya ni akarere gakunzwe k'ubukerarugendo abantu baba bakeneye kujyayo bakareba ibyo udaherutse kubona urumva ubwo rero ni ugutera ibuye ngo inyoni rimwe ibuye rimwe rikica inyoni ebyiri. Ubwo rero marine izasura APR ubwo hazaba ari kuwa kabiri cyumweru gitaha ubwo weekend iyo ni shampiyona iragaruka APR yagiye Musanze ku isaha y'isakera ubwo zava kuri Musanze bajya kuri marine bazakira marine match kuva muri kuri Musanze ukahita wakira marine marine reganyo marine maze iminsi igora APR maze iminsi igora APR kubera ibintu abantu nyine bagiye bakafata ukuntu kudasobanutse niko nabivuga bakavuga batagomba kuba yizewe buri gihe marine igiye gukina na APR. Icyo kintu rero ngira ngo n'abayobozi ba marine n'abakinnyi ngira ngo bibageraho bakaza bakaniye bikomeye cyane match ya marine na APR sigari match ikomeye. Hano mu Rwanda rero nabonye umuntu afata ikinyoma akagikwirakwiza kikazavaho kigahinduka ukuri. Cyane muri uyu mupira wacu umuntu afata ikinyoma ngiye nshobora gufata ikinyoma nkagigukiramo nkagishyira muri nepo na mugaragu namwe mukagitwara mukagishyira mu bandi kikazavaho kikitwa ukuri. birihuta. Ubwo rero abanyamusanze SG Nsengiyumva Siraj ubwo ari mu bantu ngo barimo barategura nabonye uwitwa Demba Ba kinyamupira yazanye agafoto kariho Imurane ruka ya match nyine ya kimwe ku busa cya Imurane kimusanze kiragihe ndayibuka. Ubwo rero abanyamusanze barashaka ngo ko uno mwaka by'umwihariko ku mutoza yo aza kongera kwerekana ubudasa bw'ikipe ya Musanze kongera kugaruka mu bintu byayo. Tujya muri Murera rero ariko ubwo nyine abantu banamenye ko APR juste nkuko wabivugaga ubwo abakinnyi batari muri national batangiye imyitozo ubwo watarameze neza watarakora imyitozo n'abandi barakorana bizaba ari ariko sinyimamye yuko ari Musanze amaze icyumweru kuri match y'Intare yarakinnye harya yarakinnye yatanze assist kuri match eshatu zose agomba kumuzana kuri Musanze yarakinnye yatanze imipira itatu yose arayitanze avemo ibitego natangira muzana yunganira hariya kwa Batogwimeri uruhande rwe ruramukumbuye ikibuga cy'Umusanze sarabashoramo kiwanuka na Togwimeri bagize amahirwe Memeri dawa yaragarutse urumva abo bantu ukuntu byaba bihagaze muri iriya ntabire yo kubworoherane ko bizaba bikomeye hano ushyiramo bene data kuvano za ntungamo watarabira ibibuga yabikiniyemo arabizi cyane yabikiniyemo niyo ari iwabo yakoze akora imyitozo yo ku mucanga akanagenda muri bibuga bigoye akabikoramo imyitozo we n'aba baganda bavuga ndetse byo ntibabizi bose nta kintu wababeshya baba babizi ko ari ukuwuterura ntabyo kuwupasanya hari urawunaga abakinnyi mu kirere mukamubiganirira hejuru. wahita Bobo naragira ati APR gutera 10 APR cyangwa ati bimeze navuga ati APR yari iri mu bihe byiza cyagiye ngo batereye bitatu APR ni iriho APR hasi tariho ati Rayon Sport we na APR tariho ntiyari iriho ati uzindi bacu yaburaga Memere dawo ati yari mu bihe byayo bibi bitayoroheye igitera bitatu ati APR ityaye imeze neza yagutera 10. Ubone rero n'abatwizera ko ameze neza yaturo niyo baraturo tujya muri Rayon Sport nyamuneka kuko abareba bakeneye kumenya ngo tuve mu by'ubuyobozi abayobozi nabonye barimo guhura barimo barashakira umuti w'ibibazo bimaze iminsi mu miyoborere kugira ngo bongere bahuze bashyire hamwe Rayon Sport yongere imere neza mu miyoborere. Nabonye rwose ku munsi w'ejo ngo umubyeyi Paul Muvunyi ashobora kuba yarahuye na Tadeyo kuri hoteli mwana mu mujyi wa Kigali ngo barahura rwose baraganira
bigizwemo uruhare na rafiki yangu Kamayire se Jean d'Amour. yego Uramubona hariya mubona Nyabugogo hari ikigo asigaye akoramo gishinzwe ibintu by'impu. yego bakita uruhu rwanyu uruhu rwanjye rw'iwacu ejo bundi Uruhu rw'iwacu. yongeye gutorwa nk'umuyobozi ngo ni uruhu rw'iwacu uruhu rw'iwacu. bakora ibikorwa bitandukanye inkweto ibikapu bohereza no mu mahanga ngira cyane cyane rwose. Rero d'Amour ngo nawe ushobora kuba wagizemo uruhare, arabahuza kuko bombi barabanye muri ya rero yatwaye iheruka gutwara igikombe cya shampiyona 18. Bahuye rero ntabwo tuzi ibyavuyemo, ariko icyo kwishimira ni icyari kigamijwe, ntabwo ari hagamijwe ikibi. yego ntabwo ari hagamijwe ikibi, ni ibintu byiza cyane byo kongera kurebera hamwe buryo ikipe yasenyera umugozi umwe kugira ngo ishakishe ibibazo biri muri ekipe n'uburyo byakemurwa. Bimwe mu byo nabashije kumenya rero uvuyanga byiza biri positifu nuko murabizi neza cyane ubu ngubu ikintu kiraje imbere ishinga ikipe ya Rayon Sport ni ukureba uburyo ibihano yahawe cyane cyane kubera imyenda no kutubahiriza amasezerano kwa bamwe mu bakozi byavugutirwa umuti, kugira ngo mu kwezi kwa mbere nepo ubwo hazongera kuba hari isoko ry'igura n'igurisha ritangiye mercato yo bita mercato hivernale mu rurimi rw'igifaransa, ikipe izaba yakomorewe cyangwa se ibihano bizaba byavuyeho. Kuko mu bintu Perezida Tadeyo yagejeje kuri Muvunyi yamugejejeho ikibazo cya Robertinho, ndabona muri raporo y'inama ahangaha ariko bimeze. Yamugejejeho ikibazo cya ideni rya Robertinho, yamubwiye ko bagowe cyane ideni rya Robertinho ndetse na Jalo. Kuri icyo Axel avuze Robertinho kukibizamo, muribuka ubwo Robertinho yagarukaga bwana wa Jean Fideli ari uyobora, yaraje urumva arakora mu ikipe ya Rayon Sport, ariko burya yahamagaraga umuntu nka Muvunyi bakoranye batwara ibikombe, urabyibuka bagirana ibihe byiza na Rayon mu matsinda. Urumva aramubwira ati kuri saleri hari icyo ndi kuganirizwa, ese amafaranga muri kunyemerera azaboneka. Undi aramubwira ati nubwo atari twe tuyobora ariko nta kibazo, twese turi hafi ya Rayon Sport, ngwino ukorane n'ubuyobozi bwiza bwa Wayezu Jean Fidel. Urumva kuganira na Muvunyi rero bafite ukuntu bakominikanaga, byanatumye Robertinho yemera kuza mu buryo bwihuse. Niyo mpamvu icyo kibazo rero mu kuganirwa cyagezwa no kuri Paul Muvunyi. Utundi tuntu dusoza ubwo kuri iki cya Jaro byo rwose Muvunyi ngo abishyizeho akadomo, aravuga ati nk'umuntu nanjye wabigizemo uruhare. Murabizi ko Jaro yari yaje azanywe na Wakara Karenzi akaza muri ekipe. Muvunyi yavuze ko iki ngiki cyo rwose agiye kukirangiza, amafaranga Jaro akayishyura. Urumva hanyuma bemeranyije ko hategurwa n'igikorwa cya fundraising cyo gukusanya amafaranga kugira ngo barebe uburyo bakwishyura aba bagabo bose, bino bintu bive mu nzira. Hanyuma ikirarane cy'ukwezi kwa 10 batarahembwa abakozi ba Rayon Sport, abakinnyi n'abandi ba staff, Perezida Tadeyo yavuze yuko muri iki cyumweru nacyo kirangira bahembwa, kubera ko ubundi nyuma ya derby kuwa mbere, murabi derby yabaye iri muri weekend, byari kwa gatandatu, byari byavuzwe yuko abakinnyi bashobora guhembwa mbere ya derby kwa gatanu. Barabyimura, abayobozi barabwira bati tuzabahemba kuwa mbere, derby yarayirangiye barabyimura. Ubu rero Tadeyo yabwiye Muvunyi yuko rwose muri iki cyumweru bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo ibi birarane bivemo. Rayon Sport izajya gukina match ya Kigali nta kirarane babereyemo abakinnyi. Kuri iki kintu ngo na Muvunyi yakishimiye cyane, arashimiye Tadeyo, aramubwira ati hejuru y'ibyo byose hari match Rayon Sport yagiye itsinda, murabyibuka 3 yikurikiranya mbere yo gutsindwa na APR, mwagerageje kubyitwaramo neza. Kuba ari ikirane cy'ukwezi kwa 10 konyine abakinnyi baberewemo nako kwahita kwishyurwa nk'uko Axel yivuze, bateganya ko guheresho rwose byahita bikorwaho ku buryo abakinnyi bishyurwa. Ati uburyo ekipe mwagiye mugerageza kurwana intambara, ati ni ikintu cyiza cyane. Kuri iki kintu rero ikintu navugaho kuri Axel avuze no ku Cyadurayi, nanakunze yuko Muvunyi yemeye ko kuwa 4 rwose igihe hari amafaranga atangira gutangwa. Kuri uyu wa 4 amafaranga aratangira gutangwa ku buryo Rayon Sport nk'uko Axel bivuze mu kwa mbere batagongwa n'ibi bibazo, bakaba bakongeramo abakinnyi, barabiswara abakinnyi babura kuri 3, barashaka umukinnyi kuri 6, hari kwifuzwa umukinnyi wo kuri 2. Urumva hari imyanya natwe tureba y'ingenzi. Nawe ureba ikipe ukabona ko hari imyanya Rayon Sport ikeneye kongeramo imbaraga, ikeneye gusimbuza ikazana abandi bakinnyi bakomeye. Yes, kimwe mu byatumye mu byaganiriwe rero n'izindi wenda raporo twihuta cyane, abantu babonye gusubikwa kw'inama y'inteko rusange. Abantu bati bigenze bite,
ariko nacyo biri mu bintu byari buganirweho kuko murabyibuka ko fanbase ikora ya nama igasaba Paul Muvunyi perezida wa bodi ko yatumiza inama y'inteko rusange. Hari kimwe mu byarebwagaho cyane na fanbase aravuga ati amategeko ya Rayon Sport ntayo. Rayon Sport isanga itagendera ku mategeko afatika. Murabyibuka ibyagiye bikorwa hano twabigarutseho na Rigani yagiye bigarukaho by'amategeko ibyagiye bitekerezwa ariko n'ibyashyirwa mu bikorwa. Baravuga bati rero iyi nama y'inteko rusange igiye kongera kuba iriga kuki kuko aya mategeko twifuzaga azaba yakozwe akagenzurwa akaza mu nteko rusange yemezwa ntarategurwa. Iyi nama y'inteko rusange yo yabigamije iki? Urumva icyo kintu cyari cyabayeho. Ariko nanone sibyo kuvugurura amategeko biri mu bintu byatumye na fanbase yifuza ko ya nteko rusange yari yasabwe itanaba kuko ibyari byasabwe ko bikorwa mbere y'inteko rusange bitari byakozwe wo kuvugurura amategeko yatuma noneho ibintu bishyirwa mu murongo kwa kugongana kw'inzego y'aba bodi ndetse na ekipe ya Rayon Sport byashyirwaho akadomo babona ntibyigeze bikorwa. Murabyibuka ko kimwe mu byifuzwaga ko amategeko ashyirwa ahagaragara kanonosorwa byari buzazemo na cya kintu cyo kuzuza inzego. Bakavuga bati inzego ebyiri aba bodi ndetse na association biveho n'ubundi batari rega nabaye iminsi ibiri yabaye ku cyumweru ndetse igaruka ku wa mbere yayikoze iminsi y'abayobozi bombi ya Paul Muvunyi ndetse na Tadena Bakamayiresi. Murabizi ko buriya Muvunyi yari buzegure muri iyi nteko rusange ko Muvunyi yakoze left kuri ya groupe ya bodi yakoze left kuri groupe ya bodi gukora left kuri groupe ya bodi murabibika byarahwihishijwe hanze ko yakwegura ariko abantu batazi ngo byagenze bite nyuma yo gukora left kuri groupe ya bodi kandi ari umuyobozi wa bodi bivuga ngo inshingano zisigaranye rwa Gacondo n'aba bameye nibo bari kuganira ibigendanye na bodi wenda bagakonsulta Muvunyi. Abantu ro hazamo impungenge batuye umugabo uko byagenda kose afite icyo avuze ku ikipe ya Rayon Sport na fanbase avuga ati si cyo cyaba ingenzi ko Paul Muvunyi yakwegura ahubwo harebwa uburyo abantu baganirizwa niba ari ikibazo kigakemuka ariko nawe arakenewe muri Rayon Sport. Baravuga bati icyambere cyaba kuganiriza aba bagabo rero ejo bavugaga bati kugira ngo hazaze cya kintu cyo kuvuga ngo Paul Muvunyi yeguye ko ngo ntiyishimiye ibivugwa ese niwe uvanga ibintu nawe kwirirwa avugwa ko ari we kibazo cyo kuba Rayon Sport iri mu bibazo ntabwo abyishimiye kandi avuga ati imisanzu ndayitangaho biri ngombwa niba ari ukwishyura abatoza wenda bavuga ko hari aho nabigizemo uruhare njye ritayari kubikora none se naba ikibazo gute kurya abantu iri bavuga ko ari njye kibazo ku ikipe ya Rayon Sport ndanabirekura nigendere abandi nabo bati nabwiye umwanzuro n'igisubizo ari uko waba wagenda abandi nabo bati ntahujya rwose ati tubabara ibyo nidushaka kubyega Muvunyi n'uwabariyo uri kumva ikindi wenda cyanaganira wumva ko kongera ko n'abagabo bahoberana bahana ikiganza akemera niba azafasha Rayon Sport kugira ngo ibihano bitazaza bikomeye binakemuke binakwereka ko ari icyavuyemo. Dore ikindi kintu gikomeye buriya muri za fan club hari fan club n'urutonde ruraza gusohoka n'itangazo rivuye muri fan base hari fan club 5 ziza guhagarikwa. Izi fan club zirimo match generation zirimo match generation yaba Mike na ba Prince n'abandi. Ibi bibazo tutabeshanye mwagiye mwumva mu Mike afite uburyo ahagaze kuri bodi murabyuka ibintu byagiye bibi ariko ba Mike babiri ubisobanure neza. Mike ni gababisha hari Mike waruvuze na Mike RBC oya ni Mike ni gababisha kuko bose n'abantu kuko n'abantu babiri bakomeye muri Rayon. Mike RBC aherutse no gutanga inoti mu bari gutegura urugendo kuri Mike ni gababisha wenda nanaho bihurira impamvu nyamukuru ubundi izi fan club 5 itangazo ni match generation na neshana ariko nakurikiye match generation nizwi ariko sinazo sino ya kuko bura na fan club iri munsi y'imyaka 2 mu ikipe zirahagarika kubera iki kari cyo cyako rero ngiye bamaze amezi 3 badutanga umusanzu haracyakorwa ubusesenguzi ariko ku makuru nge natoje izi fan club zimwe zishinjwa ko zanze gutanga umusanzu bitewe naho bahagaze. Urumva muri ibibazo bya Rayon Sport izi fan club vango kubera ko ari umuyobozi y'uyu cyangwa se kubera ko ibi bitari gukorwa ntabwo twebwe turi bwemere cyangwa se turi butange umusanzu. Hari izindi bambwiye abatara direct iyitwa ibyishimo by'abareyo ibirarane birenga 4 urakoze kuko nibyemeye kurenza ibirane by'amezi 3 iyi ngo niyitwa ibyishimo by'abareyo indi yitwa Kivu Shaka Karongi inka yanjye
fanimwe wanjye bikarongera ibirarane by'amezi 4 match generation ibirarane by'amezi 3 smart blue fan club ibirarane by'amezi 3 gikundiro ku isonga ibirarane 3 n'eshanu zirasobanutse kugira ngo byumvikane n'eshanu zisobanutse ziri ku murongo Nukuvuga kugira ngo byumvikane iyo uri fan club muri Rayon Sport ugomba gutanga umusanzu wa buri kwezi. Kuko ahangaha dore itangazo uko rimeze. Itangazo ngiri. Nuvuga ngo simaze kuvuga izi zose. Aba batuyobozi bwa fan club bwa fan base kandi boneyo kwibutsa za fan club zifite ibirane by'amezi 2 kwihutira kubyishyura kugira ngo zirinde ibihano byazafatirwa mu minsi igenwa n'itegeko rireba za fan club. Tuboneho kandi kwibutsa abanyamuryango wa za fan club ko gutanga umusanzu ari ugushyigikira ikipe Rayon Sport muri rusange. Umuyobozi wa fan base Dr. Wiragiye Norbert. Dr. Norbert. It's confirmed zarahagaritswe. Urakoze. Iri itangazo rivuye muri fan base mu buyobozi bwo mu bushorishori bwa fan base. Generation na smart blue fan nko kubigenda ubivuga ndetse na gikondera ku isonga. Arakoze nini itangazo ryamaze gusohoka. Ryasohotse ngiri de. Ihuriranye n'ibyo muri magu. Kunaga mu miriro za ndani aha. Ko bimeze. Icyo ni cyo kindi cyo kurebwa. Dore ikindi rero gikomeye cyane cyaganiriwe ku munsi w'ejo ikibazo cya Fahami. Urumva ntabwo abagabo nka bari bahura ngo iki kintu kibure kuganirwa. Ikibazo cya Fahamiya uko giteye nguko. Kashi za Rayon Sport ndani zirahari. Agapapuro nepo. Akagapapuro yanditseho. Karanse menemo imiriro. Naje nka fotore naza kubereka rwose. Akantu pare gusomaho. Shiramo imiriro. Twabarimu b'amateka muri segonderi ikibazo cya Fahamiya kashi zo zirahari. Rayon Sport ivuga ko kashi zihari si izo gusaba wenda mu mafani club muri yo fundraising cyangwa iki bavuga ko zihari. Ariko Fahamiya kubera team imugaragiye bamubujije cyangwa se banze yuko yafata icyitwa ifaranga. Ariko bitandukaniye umwungiriza we Azuza waravuga ati nge ntacyo bintwaye mungubite kashi zanjye nigende. Nge ntacyo bintwaye mungubite kashi zanjye nigendere. Ariko Fahamiya we yanze kuyafata icyo agashaka no kurega ikipe ya Rayon Sport mwarabyumvishe namuhagarariye ko biteguye amezi 19 Rayon Sport none kandi gakuru karimo bo baravuga bati turashyira amafaranga ya Fahamiya kuri konte ye yayirebaho atayirebaho twe turabikora. Gahunda yari kuyikora kuri uyu munsi cyangwa se ku munsi w'ejo. Ikizakurikiraho ni iki? Rayon Sport nayo yahitirega Fahamiya. Umvishe uburyo bizaba ari imbiri bati wara gahunda yari n'abamugaragiye nuko bashaka kurega Rayon Sport kandi kashi ze zirari mu bigenwa n'itegeko bigendanye nuko twe twaganiriye ntaho twigeze dutambamira amategeko cyangwa se twica itegeko. Turafata amafaranga tuyashyira kuri konti dore ko n'umwungiriza Azuza yanemera ko yayafata akigendera. Izo rwaserera naza arimo. Ariko Fahamiya kuwa mugaragiye binari mu bibazo bya amazi iminsi bitutumba byavuzwe mu ikipe ya Rayon Sport murabyibuka. Ikibazo cye nacyo cyagonganishije abagabo mu ikipe ya Rayon Sport aranga kuyafata. Ariko rero iravuga ati turakora icy'ingenzi cyo kuyashyira kuri konti nituragiza natwe turege ko umutaramu yanze kubahiriza ibiri muri kontra. Ubona uko ibintu bimeze ni imwe mu byaganiriwe. Ubwo babiganiriyeho ejo rero. Babiganiriyeho ejo ni ibintu byiza cyane rero byo kubona rwose hari gushakishwa umuti navuga rusange kugira ngo ibibazo biri muri Rayon Sport bya hato byihutirwa bikemuke. Ariko ubwo no mu nzove imyitozo yarabaga none nagira ngo tujye kuko nidutwarwe n'imiyoborere kandi abareba bakeneye no kuri pitch. Mubanze mumbwire ngo barutaye izamu babo imyitozo ngirakakaye ngo iraremereye cyane. Mu myitozo yabaye ku munsi w'ejo ikabera mu Nzove ku kibuga cy'imyitozo cya Rayon Sport. Abakinnyi bose bari bahari usibye babiri batagaragaye n'ubundi basanzwe banakina nk'abakinnyi babanzamo. Uwa mbere ni umukinnyi witwa Bigirimana Lokando Abedi ntago yakoze imyitozo kuko kuva yajya mu ikipe y'igihugu Intamba ikipe y'igihugu y'Abarundi ntago yari yakagaruka. Ngira ngo abantu baje no kubona nyuma gatoya cyane yifotozanya n'abafamiye ye biyambariye n'imyenda ya Rayon Sport rwose. Ubwo rero Abedi ntago yakoze imyitozo ejo kubera ko n'ubundi yari akiva mu ikipe y'igihugu y'Abarundi. Ni muzima nta kibazo. Hanyuma undi utarakoze imyitozo ni Tambwe Gloire Ngongo ntabwo yakoze imyitozo nawe. Gloire bavuga yuko ngo yagizemo akantu k'akabazo k'imvune. Afite akanoka nubwo ari imvune idakomeye ariko nawe ntabwo yakoze imyitozo yo ku munsi w'ejo. Hanyuma rero abandi bakinnyi ne Fonganye ari kugaragara mu myitozo. Asman Ndikumana ari kugaragara mu myitozo. Nyine abandi bose muri rusange barahari bari kwitegura match ya AS Kigali
ariko ubwo harya match ni ryari match ya AS Ya AS Kigali na Rayon Sport. na Rayon, reka ndebe kuri muyibutsa gahunda abantu. ubwo ni ku cyumweru koko ni ukuvuga ngo ni ku cyumweru ku isaha y'i saa cyenda Tazi neza saa 9 reka nepo tubwira reka mbe IBM banyuza muri BM uko ibikorwa byose abantu mace nibayivaho bamaze gutsinda bazajya kwicara ahantu baganire basesengure n'ubu Cyane. baganira bakavuga bati reka tujye Banywa kwishimira akantu, barya- Bavuga barya. bati kubona muvunyi ari kumwe na Tade bishimye nabyo Ibintu byo birasaba tugomba abantu kubinywera. babinywera mu gihe babinywera bari kurya bameze neza basabe fagitire za IBM ubwo ni muri kabisa akaruka kameze mwebonye ya Kigali ni ryari na Rayon Sport harya ni umunsi wa wa munani munani Wa munsi wa munani wa munani shampiyona. ku cyumweru cyumweru saa 9 tariki 23 Rayon Sport yakira AS Kigali hanyuma APR na Musanze muri wa gatandatu ku wa gatandatu saa 9 kuri stade ubworohero kuko nabonye Kiyovu izaca cyane agasogi kwa gatanu Kiyovu na Gasogi Gasogi izakira Kiyovu ku wa gatanu oya ni Kiyovu izakira Gasogi ni Kiyovu izakira Gasogi ni Gasogi izakira ni Gasogi ni mani ntabwo Gasogi ari izakira Kiyovu Kiyovu kwa gatanu okay urebye neza match Hanyuma zikomeye ubwo Musanze ni match ikomeye ni polisi izaba yakira Gicumbi kwa gatandatu hanyuma Mukura na Muhanga ku cyumweru nyine na Bore izakina na AS Kigali Rayon izakina AS Kigali ku cyumweru saa 9 saa 9 ubwo rero shampiyona urumva yuko yaragarutse tuzagera tunayigarukaho muri rusange tubabwira gahunda zose AS Kigali irakomerera Ruvuyanga izakuraho Rayon itakira APR kuri juru ya 9 AS Kigali nyuma yo kugarikwa na Kiyovu ikahita yihagararaho kuri polisi igiye guhangana na Rayon ihangana na APR cyane we aho bita muzehero bagumye VIP ubwo wibuke ko ubwo ikipe yari Hilal nayo yakabaye iri mu zo yakinnye nazo by the way aya makipe muri Sudani umwanzuro wa nyuma na nyuma nejo kuwa gatatu kuko hari inama izaterana muri CAF ni nabwo hazatangwa ibihembo CAF Awards ejo byose bizakemuka ku munsi kuri w'ejo agenda rero ngo ni dosiye ku meza rwose pe wow Zekari Keza aravuze ati rwose murebeho Rayon ni Sunday Sunday Rayon Sport ku cyumweru nyine ni twabivuze twabivuze Kiyovu Gasogi ku wa gatanu Rayon Sport APR Musanze ku wa gatandatu hanyuma Rayon na Kigali ku cyumweru ibyari amakipe hanyuma Al Hilal ngo mu basobanurire izakina na MC Alger ryari ku wa kane yego ku wa kane umusibe ejo kuri Kigali pe oya bazahera muri Algeria oya bari ku mahoro bazashyira ku mahoro bari mu rugo Al Hilal na MC MC Alger Alger ndabona Kagame mu ntara ya APR yarabitubajije Kagame mu ntara bari mu rugo ngo bashaka kujya kureba match ahubwo joro ya kabiri nibwo bazajya kuri stade Martyre bajya gusura Rupopo Stade Martyr de Pentecote Kinshasa kuri joro ya kabiri match Al Hilal ni umuriro na MC Alger kwa kane Kuwa match kane. izaba igenda ikomeye ahubwo cyane amasana unayamenya tuzajya kwatohoza Turatohoza, tuzababwira ejo.